ibyo kurya bizabura ku isi. Abasirikare na za leta bazananirwa guhosha ibyaha n'ubugome no gusahura. Leta izarwana n'abayifunge bayinanire, bifunge 10, ejo hibe 20, ifunge 30, hibe 100. Kuki biba rero? Ntibafite aho baba, n'amazu azabura we kujya kwirwamo, bibere hanze. Ibi mbabwira ni kwisi, inihisi iri kutwerekeza. Dukwiriye kuba maso ngo bazashaka uburyo bahoshe ibyaha by'ubugome no gusahura, ariko bizananirana. Amahanga azashaka kurwanisha intwaro za kirimbuzi, indwara zidasanzwe zizaduka zice abantu ibihumbi byinshi. Isomo tugiye kwiga uyu munsi, bese Imana yitaye ku mibabaro n'imihangayiko y'abari ku isi. Arwayi, abashonje, impunzi, ababaye uburyo butandukanye, mbese ibyo bintu byose Imana ibyitayeho. Kuki bihari? Byavuye? Hari indwara z'uburyo bukomeye muri iki gihe zitanoroheye n'abaganga kuzivura. Baragerageza, barapima, ndetse n'ubu umenya bariho bapima, ariko reka mbabwire, baragerageza gupima, hari n'izo batazabona. Hari indwara zitazagaragara, bazipime ubabare, bazipime be kubona uti narashize umubiri wose, ariko wapi. Niki kiravana inzara mu bantu? Abantu benshi barwaye indwara y'inzara, barahangayitse, bafite inzara yo mu nda, inzara yo mu maraso, inzara yo mu bwonko, ndetse n'imirima irashonje, n'ihene zabo nuko, n'inka ikiri ku isi cyose kirashonje. Aho ndabesha mu kiragatokereje umuti ahoho urabesha. Ibyaremwe bifite inzara. Hari umuvandimwe nanyuzeho hari ejo ari gukogotoza agajya gakero, mbona bari kwahira ubwatsi butari bwashibuka. Ese kuki ubwatsi muti uzishirehe, uzigenze dute? Kwari ukubiragenda. Ibyaremwe byose birahangayitse. Turiho turahenda ngo mu kirere imvura nigwe, ariko uko tugenda twibwira kiri bugwe ntabwo ari kiri kugwa. Ariko si imvura yagiye, isi irashaje. Ibyatumaga imvura ibaho ku gihe byarashize. Iyi midugudu, aya mashanyarazi, iyi mihanda, aba baturage, ubwinshi bwabo, aba bana, izi modoka, izi moto, izi nkweto, byose byashenye isi. Urumva ndi kubesha ambaze ndamubwira. Murebe ururwaruka dufite, aba bana batoya ntibagira amazu. Bafite amazu kandi bazubaka. Kugira ngo bubake bazacukura amatafari, bazacukura isi bayirunde hamwe, bazatema ibiti, kandi bazaba bakeneye n'ibyo kurya aho guhinga. Mbese iyi mihangayiko n'imibabaro izashira.
imvururu, intambara. Nahoze ndumva amakuru bambwira ngo hari inkambi. Reba umuntu kuba yarahunze agahunga aho bakubaka inkambi ngo barahunze bakayibatwikiramo, bahiriye mu nkambi, bahihiba. Ntabwo barakamenya imibare y'abahiriyemo, baracyabarura. Ariko ngo abahiye cyane ni impinja, kuko ba nyina birukaga akibuka ko asize umwana inzu imaze gukenya. Hano barahangayitse, babuza amahoro. Ariko babasomye banje bari mikrofone, ufate mikrofone dusome turebe Bibiliya. Tugiye kwinjira mu byanditswe turebe, ariko n'impamvu ki abantu babaye. Shobora kugera mu rugo rurimo umugore n'umugabo n'abana, abona umugore ajunjamye ukwe, umugabo ajunjamye ukwe, ntibavugana. Ufite telefone niyo ari gukorogoshora, ari kwihuzenza kuko nta bisubizo afite by'ibibazo biri mu rugo rwe. Nta muntu ufite igisubizo cy'ibibazo afite. Tugeze mu gihe cyo gukemuza ikibazo ikindi kibazo. Iyo dukemuje ikibazo ikindi kibazo, ntituba dukemuye ikibazo, tuba duteje ikibazo kirenze ico twari dufite. Ngubwo ubuzima isi iri kutwinjizamo. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, uru rwandiko yamwandikiye ndashaka ko turusomamo interuro nkeya, twumve uko izo nteruro zivuga. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice ca 3. Soma uhereye ku murongo wa mbere. Somera interuro ya mbere. Ubuhenebere butubwoba. Umurongo wa mbere. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Kuko abantu bazaba bikunda. Iyo nteruro niyo nshaka ko dusoma yonyine tukayitindaho. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Bimeze bite? Birushya. Ubu ikiremwa muntu cyose ni indushyi. Kuva ku mutegetsi wo hejuru kugeza kuri wa wundi witwa uwisibo ni indushyi. Kuva ku mucuruzi ufite ibicuruzwa mu nyanja afite mw'amato kugeza ku mucuruzi w'amavoka mu base ni indushyi. Kuva ku munyeshuri uri muri doktora ya nyuma iheruka izindi ukageza mu kiburamwaka ni indushyi. Umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe bimeze bite? Birushya. Kuki? Kubera iki? Umva igisubizo. Kuko abantu bazaba bikunda. Kuko abantu icyaha cya mbere gikomeye bazaba bikunda. Bakunda impiya. Impiya ni iki buriya? Birarira. Bibona. Nawe ngicyo kizatera uburushyi. Ubwibone, kunda amafaranga, nabo ntibayabone, hirarira, bati ngo kwipasa muremure. Sinzi kwipasa muremure. Ntufate kandi ariho buteyeyo. Kuko abantu bazaba bakunda amafaranga kandi bazirarira kandi bazaba bibone.
batukana uhora unyumwiki batukana ubwo si babiri kuri babiri umwe ku wundi batukana batumvira ababyeyi babo abo si abana indashima abo si bose muri rusange batarabera abo singirwa abakirisito badakunda babo abo si abitandukanya mu miryango batuzura hariho abantu bahimbara kutuzura hari abantu nabonye mu mibereho yabo kuba buri gihe adafite uwo bahanganye yumva ataguwe neza babesherana muzababona hari mu midugudu y'iwanyu hari umuntu uhora afite impamvu zo gushaka uwo bahangana byanze bikunze babesherana batirinda bagira urugomo abanyarugomo badakunda ibyiza badakunda ikiza bagambana arabagambanyi ibyigenge ngwiki ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana bazakunda ibibanezeza aho gukunda Imana namwe ndebera isi yuzuye mwaba bantu barabuzwa n'ikimibaba rushaka kurekera aho ngaho kwikakaza byigenge iyi si maze kuzura abitwa abihebe ibyihebe byinshi twebwe turi mu gihugu gikurikiza amategeko ukiragerageza ariko ibihugu byinshi kuri isi yacu no mu Rwanda harimo ibyihebe hari habiyisaba Mozambique abandi biyisaba Nyarirenga abandi biyisaba abamarine hari n'abiyisaba uzukuru bashitanye mujamo mumva kuri radio bariho kandi babyawe n'abantu abo bazatera uburushi mu gihugu leta irafunga hari abantu mutekereza ko gufunga abantu ari ikintu kinezeza leta leta ibigize akaga ko gufunga umuntu hari igihe ushobora ngo ukumva ku maradiyo ngo rwose ngo usanga ngo umujura ngo tumufashe ngo umugizi wa nabi ngo twamugeza ngo ku buyobozi ngo akaza adukurikiye bamushire heza nabo bafunze babuze icyatuma bo bakuramo mushobora gutekereza ko gufunga abagabo n'abagore 100,000 ari ikintu cyoroshe bagomba kurya bakanywa bagakaraba bakavurwa bakabona amashanyarazi ntaco bakoze urateganya ko bije ya leta iyaba leta yagiraga amahirwe ikabona impamvu ituma bafungurwa igihugu kikagubwa neza ndakurahiye nta numwe warara muri prison ariko si leta ibafungura ibashire hehe ngo nabagororwa aba leta iragorora iragerageza ikagorora umuntu imyaka 5-6 yamushira hanze akaza ari kuvugiriza ati ati burya rene nifitiye umudendezo muri gereza naryaga ntahangayitse tuwansubizayo hari uwo nabyiyumva nabwo ati jewe ubu hano se ahangaha rukona nguwe neza aho nabaga ndi gukaraba nzi ko saa sita ndarya none hano ngo ngomba kubihiga mpaka mbigezeho gaho yasize uburiri bwageje ati abagabo barebye nibarabaswa sinzi uko ndabita akareba urugo rwe ngo urugo rubirurutwa haryo ubwo ninde warwubatse arega muje muraca imanza neza wabavandimwe ngo urugo rubingwa rurutwa ngo ngiye muri gereza ndi wayubatse iyo gereza urukwinuba niweho wayubatse nuwo mugore ukugoye ni wewe wamuzanye wahindukira ngo urugo rubirukurutire ngo ikingenzi waba nyumvira muri gereza nukuja kurya imitsi y'abandi yemwe ari muzi yuko abafunzwe barya imisoro y'abaturage muzabona leta iri gushaka imisoro ariko iri gushakamo nayo kugaburira abafunzwe abagororwa babana ari kurya imitsi yawe
nuko butari kubireba. Leta ziragowe hano kuri isi, zifite ibibazo bizigoye, zatanze amabwiriza, zarigishije, zashizeho imipaka, zashizeho amagereza, zishe abacamanza, abasirikare, abapolisi, ab'umutekano, ariko byanze bikunze abantu barananiranye. Kuki? Kuko bazabikakaza. Urutonde rwa biriya byaha iyo tegeko nshinga riri kugenga iyi si ya none. Luka 21. Umva icyo Yesu yivugira ubwe. Luka 21. Wumve nawe. So muhere ku murongo wa 25 ugeze ku murongo wa 28, urongera usome umurongo wa 36. kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri. Kandi hazaba ibimenyetso ku izuba no ku kwezi na hehe no ku nyenyeri. kandi hasi amahanga azababara bumirwe. Kandi no hasi amahanga azababara buyumirwe. Bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kubaho. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mwese. Kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubuse uruyanga imbaraga z'ijuru zizanyeganyeze. Nawe niba bigezaho isi tuyangiza, kuko iri jambo ryahise ngo imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ikirere cyarahumanye, cyarangiritse. Imyotsi ituruka mu mazu yacu, ituruka mu nganda, ituruka mu mamoto, ituruka mu mamodoka, ituruka mu myuka yo mu nda y'inka, amagaze aturuka mu nka zihumeka. Ibyo byose byangije ikirere. Isoko y'ubuzima bw'ikirere iranyeganyega, ubuzima bw'ikirere burapfa. Maze izuba ririyongera. Hariya mu Burayi no muri Amerika Amajyepfo, mu kwezi gushize bari mu ntambara yo kuzimya umuriro wiyakije. Hano muracafite ibyatsi bibisi. Bira izuba rirabibyatsa, umuriro ukaza, bigashuha. Ibinyantege nke bikabiratse. Aravuga ngo hari igikara cyaguyeyo, ntacyo. Ni umuriro wiyatse ubwaho hano kuri isi. Bamwe bagiye kuzimya, barazimya, aho bari kuzimya, hepfo hariyatsa, no haruguru hariyatsa, bahiriyemo abari bagiye kuzimya. Kuki? Umugabo asigareje kuryama, isaha yo kuryama ikagera, akaryama, akareba, karararareba, bugacya areba, kuko adafite igisubizo cy'ibibazo afite. Mu myaka yashize aho twaryamye ducumbitse, baducumbikiye, nuko turaryamye, agatotsi kanyibye, bigeze saa 7 z'ijoro, uwo twari turyamye hamwe numva arahamagaye ati Augustin, nanje ndakanguka, ati ntubaye iki? Ati ntabara. Ubaye iki? Ati ndatoko. Ngwiki utoko uryamye, uri kureba iki? Ntubaye ndatoko. Ibivuye uraryamye, yararyamye agaramya cya, ari kureba. Ari utuntu tuba mu mazu, hariya mu mazu y'amatebura, tutusimba dutondagira, mutwita twande? Akara ni imiserebanya, turi mu bwoko bw'imiserebanya. Utumari jose
utumari Jose rero natwe tukwishakira ubuzima. Imicanga yaheze kuja rupande hejuru, itaka riramanuka no mu maso y'uwaraye arareba. Ndokora ubaye iki ndatoko, uryamye saa 7 z'ijoro. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mwisi. Isi zahangayika biteye ubwoba. Umwanditsi w'igitabo mfashe mu ntoki yaranditse ati, isi yacu igeze mu kaga gaheruka, imeze nk'ubwato buri mu nyanja, kandi inyanja itagira inkombe. Ubu bwato rero ari bwo isi yacu ntabwo bufite aho bwambukira ibibazo bufite. Nuko rero umuyobozi w'ubwato akwiriye gutoza abasare kwigisha abari mu bwato ngo badahangayika, kuko ubwato bwacu buri mu kaga ko kuzika cyangwa kurohama mu nyanja. Ubwato bunini iyo buri mu kaga katuma ndetse buzika, bushobora no kuzika, umusare we ntaje kuri telefone ngo asakuze ace igikuba, ahubwo agerageza gusanga abagenzi akabahumuriza. Iyi si ikeneye abantu bahumuriza abagenzi. Bavandimwe, hakenewe abagabo n'abagore bafite ibyiringiro, bazi guhumuriza abagenzi. Impamvu y'aya materaniro hano kuri uyu musozi nayo guhumuriza abagenzi bari muri ubu bwato. Izuba ryabatwitse, inzara yabadashe, inka zabuze ubwatsi, amasoko yakamye, ivumbi riri mu muhanda, kwa muganga babuze imiti, indwara ziri kubura, bari gupima ko bipfa na ruguru, abana barahangayitse, utwana twose tugomba kwishyurirwa amashuri, na garidiyeni irishura. Uko byuma neza, hanago kana kakarya, kandi kakambara, kandi nta mwana urongera kuryama mu kirago, agomba kuryama mu buringiti. Nta mwana utagira inkweto, agomba kugura inkweto. Nje narize nambara inkweto muri siziye mane wa gatandatu, ari ibirenge gusa. Wirariraga mu birago, matora byari ibishogoshogo, imbaho zari imyase y'intusi. Nibyo iwacu bubakaga inzu ikarinda yuzura, nta faranga na rimwe bayishizeho, igiceri cy'ifaranga nta. Batemaga ibiti, kuyipima nta mfuruka bazanaga, nta za angre na za metero ntazo. Data yesaga intambwe akavuga, agahagarara, agasiza ikibanza n'isuka, yakirangiza agahagararamo hagati, agatera intambwe ngo 1 2 3 kane, inzu yanje izaba ingana itya. Are akazana igiti agashinga buno hagati, aho yari yashinze igiti, akahashinga igiti akagipfundikaho umugozi, akagenda umugozi akawuzirika ku isuka, hano ku isuka asiga akazenguruka, agaca umurongo uzengurutse. Muzehe uri kujya utati ndi guca inzu umuferege, akazenguruka, yarangiza okay agacukura rwa ruziga, bagatema ibiti bagashingamo, bakazana imigano bagakomanya n'imihotora, bakazana imigano bagashinga inkingi hagati, bagacomeka ibitera hejuru bakabizirika, imbariro bakazengurutsa, bagasakara n'urubaraza ruhari, umuryango bagashiramo imigano, bakaboha urubyo rw'imigano, bagacomekamo umugozi, bagafungira ku nkingi hariya ku muryango. Twakinze, nyogokuru yambaze ati usize ukinze. Nakomeje negetseho urugi rw'imigano, ngakurura ngazirika ku nkingi yo ku muryango, akagozi ngasobeka,
nyogokuru akambaza ati wasobetse? Nti nasobetse. N'ibisambo byazo bigasanga twakinze ko tuzanze bamaze kuhakinga. Ibisambo bya kera nta kenge byari bifite, none ibyabuno na metalika biri kuzikuramo. Ariko umuryango ndi kubesha, ndababwira ukuri yuko nibwo buzima twari twibereyeho. Nta todowa, nta toroshi, ntaki. Twabaga dufite ibiti twashize mu nzu by'imigano bisongoye neza bakabibabura. Asigaye niyo yari amatoroshi bagishaga muziko gigafatwa n'umuriro ukagenda ufu kiri kwaka mu mbuga, ariyo toroshi ufite. Cyazima rero ukagenda ute ukazunguza. Bayitaga ishishimuzo zicosi. Buhara abana bazi igishishimuzo ari gushaka ibintu mu nzu. Nta faranga na rimwe ryari rikenewe mu buzima. Impamvu abantu bahangayitse uyu munsi, nta hantu mu Rwanda muzigira mubona uruganda rw'amafaranga. Ntaho ruri mu Rwanda hose. Muzumva bari gukora inganda nyinshi, bari kubaka inganda z'imyenda, z'ingweto, ntibazigera bakora uruganda rw'iki. Ntarwo muzumva, ntabwo byakura. Amafaranga n'igihugu kirayabura. Igiki arya kera nkiri umwana ndavuga ndariko ubwo nk'ubwo ukwijijisha bagiye bagakora ibifaranga, buri wese akayagira ukayajyana he. Itegeko ry'amafaranga ku isi riraziritse, rirahambiriye. Amafaranga araboshe. Hakenewe abantu bo guhumuriza abagenzi bari muri ubu bwato bwahungabanye. Kera twazaga ino n'amaguru, twatangiraga mu ngoko ziri kubika, tugaturuka iwacu duhetse ibitabo, tuje kubwiriza hano muri iyi misozi y'iwanyu. Tukaza ati aya makoni azengurutse iki kiyaga yakumaragamo kamere. Mwari mwebwe mwaragikwepye mwiboneye amatagisi, ugatekereza ko tagisi yaje kugukinisha, uzayikorera. Twazaga n'amaguru, twari tumenyeye kugenda n'amaguru. Ubu ngubu n'urugendo rw'ikilometero kimwe duhe turatega lifu. Oya ngo ndagenda na moto. Ibyo byose bizazana imibabaro. Kuko rero isi igeze mu kaga gakomeye, hakenewe abahanga bo guhumuriza abagenzi bari muri iyi si yacu. Kandi hari abasare, umusare mukuru agomba gutoza abasare be batoya ngo bazahumuriza abagenzi mu gihe isi izabigeze mu kaga kaheruka. Ariko kugira ngo n'abasare abasare bagenzi be bagire imitima ikomeye, nuko baba bariringiye umusare wabo mukuru, kugira ngo niko bigomba kumera no kuri ubu bwato bw'isi yacu bugeze mu kaga. Imperuka iradusatiriye. Hakenewe abagabo n'abagore batojwe neza kwiringira Imana, ngo batoze abandi kwiringira Imana. Icyo nicyo cyatuzanye hano, ngo tubatoze kwiringira Imana. Isi yacu ubwiza bigeze mu kaga, abantu b'Imana bamenyeranye nayo bazagerageza guhumuriza abafite ubwoba, ariko y'ubusa igihe kizaba cyarangiye. Kandi abasare bazahumuriza abagenzi ni abamenyereye kugendana n'umusare mukuru igihe kirekire. Abamenyeranye na Yesu nibo bazashobora guhumuriza abagenzi. Ubu uyu munsi
Imana irashaka abantu yatoza kuyiringira kugira ngo izabashe kubakoresha muri icyo gihe, ubw'isi izaba igeze mu kaga ka nyuma, kugira ngo bazabashe guhumuriza abagenzi. Dore uko icyo gihe uko isi izaba yifashe. Bwa mbere, cya mbere kizakomerera isi yacu, amafaranga azata agaciro kayo. Mbese amafaranga yataye agaciro? Ikiro cy'ibishimbo nangahe? Ubwo ni ubukungu bwinjiye. Ubwo ibishimbo byabaye 1000 ni ubukungu bwazamutse. Muje muratekereza neza. Ntabwo ari ubukungu bwazamutse. Uraje kera waba gufite 1000 ukaja mu isoko ukazana ihene n'umwana wayo. Ihene yaguraga 800, akana kayo kakagura 200. 1000 ukazana ihene n'iki n'umwana wayo. Nigeze kuja kurwariza data mu hospitali mu bitaro, tumaramo hafi igice cy'ukwezi. Aroroherwa, bagiye kudusezerera kuri fagitire batwandikira amafaranga 20, umwishure 20 mutahe. Ariko ubu umuntu agiye muri hospitali yava yatanze agahe mitiweli, uretse mitiweli utarayitanzwe ntiwahirayo, ntiwarwara indwara zirenze iyo wari urwaye. Mwishure mitiweli hakiri kare. Igihe cyo kwishura carageze. Abamaze kwishura mugere mu cyature. Abamaze kwishura mitiweli mugere mu. Abasigaye ndabanda bareba. Muri gukora iki? Mwatabara mukayishura hakiri kare. Ubaye utari wayisha ukagira ingorane ukarwara. Nakakande wahingagamo karima k'igikoni wakabura kagenda. Dore uko icyo gihe uko isi izaba imeze bwa mbere, amafaranga azabanza ate agaciro kayo. Kabiri, habeho inzara n'amapfa. Ninde wamenya gutandukanya inzara n'amapfa? Inzara n'amapfa bitandukaniye ko babivuze ari bibiri. Inzara n'amapfa ni ijambo rimwe. Inzara ni iki, amapfa ni iki? Yes, baguhe mikrofone umbwira inzara n'amapfa. Inzara n'amapfa. Inzara, abantu bashobora guhinga ndetse bakaneza, ariko kuko ibyo bejeje ari bikeya bakagira inzara. Ariko amapfa yo ni igihe bahinga hakaza ikintu kidasanzwe, ntihagire n'ikintu na kimwe basarura, nk'izuba rikaba ryinshi, cyangwa mu kimwe bagahinga imyuzure ikarengera. Hazabaho inzara n'amapfa. Inzara izaterwa nuko abantu bazaruta ibyo kurya, bazaruta umwero. Ukubyumva neza? Bazeza ariko be guhaga. Nubwo bazeza, bareza se ni bangahe wereje? Bejeje ari bangahe? Umusaza Ezekiel wenda yatemye ishamba, sibyo? Afata ipariseri imuhagije. Abyo aratombora, nuwakurikiyeho, abo bakurikiyeho kuva kuri tombora n'urugero ndi gutanga, ni mwenzi kandi n'amazina, nta shamba mwatemye. Hari ibyo mwatemye? Okay. Umusaza yavuze ati wowe tombora hariya, ukurikiraho hariya, nawe hariya, nawe hariya.
abo yari yabyaye nawe ubabyara hehe hariya aho agushize, sibyo? nta shyamba utemye. ubwo ejo bundi nabo baratititititi babaye abasore bati muzehe uratekereza ko tuzahora mu wawe? uti nawe gunama nawa cyakora nateraga ikidodoki nawa n'abandi hari kandi nabo bazabyara abana. ibyo dokwa ngo ibyo kurya bizabura, abantu bazaba ari benshi baruta ibyo kurya. amapfa n'izuba rizayatera, ubuho ni amapfa rero, kuko noneho n'inka zizicwa n'inzara, nubwo zizi kurya ibyatsi bizuma. hakuri iki kibugu hazanye inka yaguguna ariko ntabwo yahaga. ibyo kurya bizabura ku isi. abasirikare na za leta bazashaka kurwanya abasirikare na za leta bazananirwa guhosha ibyaha n'ubugome no gusahura. bizabananira basigare bameze bake bati twananiwe rwose. uzabona bari kubafunga, leta izarwana n'abayifunge bayinanire, bifunge 10, ejo hibe 20, ifunge 30, hibe 100. kuki biba rero? ntibafite aho baba, n'amazu azabura we kujya kwirwamo, bibere hanze. ubu hari ibihugu iraha ibihugu byumva byakize, ubu afite imodoka nubwo zihenze ayigendamo ari nayo nzuye, aragenda kuko kubaka inzu iwabo ntibishoboka, ahubwo bakorera amamodoka arimo n'amazu. akagenda akanyura ku isoko ku iduka hariya bwagoroba, agafungura igitanda, agafungura gaze, agateka, akakunywa icyayi, amara kukinywa agafunga ibirahuri agasinzira. inzu zigenda. no mu Rwanda nidutinda mu isi tuzasabwa kugira inzu zigenda. leta izubaka imihanda, baje baragura inzu zigenda. nibwira ugeze Isaramu utekaho uriraho uryamaho ariho iwawe. ibi mbabwira ni ku isi, niho isi iri kutwerekeza. dukwiriye kuba maso ngo bazashaka uburyo bahoshe ibyaha by'ubugome no gusahura, ariko bizananirana. amahanga azashaka kurwanisha intwaro za kirimbuzi, indwara zidasanzwe zizaduka zice abantu ibihumbi byinshi. abaganga barangije gupima indwara zidasanzwe zizaduka zica abantu ibihumbi byinshi. ubu ndumvise hari igihugu kiri gutegura indi virusi. hari igihugu kiri gutegura indi virusi kigiye kuyijugunya. wese are kugapfukamunwa, niba icyo gihe tuzapfuka n'amaso ntawamenya. ariko mwabonye ukuntu korona yatuzengereje? mwarayitegereje? mwabonye icyitwa guma? mu rugo haradushaririye ukifuza icyaha gukura. wangirira neza, waje gusohoka usanga umutekano bari ngaruka ukongera ukarigitira mu nzu. uti baje tu aberengera mu nzu ukihishamo. nabonye agaciro ko gutembera. Ovide yatweretse ububi bw'isi. niba abantu bafite amaso areba, ubu hari ucibuka agapfukamunwa. njaga ndabona umwe nawe ufite impamvu ye bwite agakubisemo. ariko reka mbabwire, muzatume se mudutera ipasi mutubiki mw'abantu mwe, namw'abantu muzatumese muyere mudutoratora aho turi hose, mutumese
mudushiremo agasabune kabugenewe, tugubwe neza, mudutere ipasi, mushiremo utuntu tutubika neza, mutwite, mwandikeho inyuma yako kambaraje mubitsemo, mwandikeho ngo ntawamenya. Mwandikeho ngo ntawagenza ate. Burya mitiweri, burya dutanga mitiweri, tuba twanditse ku miryango yacu ngo ntawagenza ate. Nukwishurira ntawamenya uko ejo bizaba bimeze. Sinzi impamvu mutiteganyiriza ngo iyo ntawamenya muyimenye. Yaturuka mu buhinzi, burya no guhinga ni ntawamenya. Uyu uraye uhaze wumvaga nta bindi ukeneye, ariko ukabwira uti mw'abantu mwa mubibike, buca bucana ntawamenya, ukayishira hariya. Nugira n'amafaranga mu mufuka, uzasigaze inoti yitwa niba uri umugabo ukaba udafite ntawamenya muri iryo koti, ufite ikibazo. Ufite ikibazo. Madamu, umugabo naguhereza inoti ukabona arazifite ati mbe madamu bufashaya, fata naya, uzayajane mu isoko ugarukane. Uzagarukane inoti yitwa ntawamenya. Ariko kumenya ntari kubabesha. Ubwo ndi kubabesha bagabo baraha, abakobwa, abadamu, ndi kubabesha. Ntuzajye mu isoko ngo ntawamenya uyisigeyo. Mu buzima bwawe uzahora n'akantu kitwa ntawamenya. Kazabe kari aho ngaho kitwa ntawamenya ko biragenda. Kuko nurangara, niyo mpamvu ugira ugasanga umugore yananiwe ntawamenya, agiye guteka, ashatse ambaraje iba mu munyu, arawubuze, agatangira kuzenguruka mu nzu ngo none mwampa kunyu. Undi uwabitse ntawamenya ati ntakahari. Uraja mu ngo zingahe, cyakora ubu byaracitse ntabagisaba umunyu. Unaransetse ngo ndihenze. Umugore wananiwe kubika ntawamenya asaba umunyu. Mwama kunyu gakeya, ngo natwe turagakukumbye. Akaja mu yindi nzu ati mwandeberara akunyu. Ngwenga gagakombe twawubikagamo singaka. Bakakuvira hindi mwe bakawukwima. Wamara kugenda ariko umugore umuntu ararahura, ntagira ikibiriti, asaba umunyu n'amazi, azasaba byose. Ngeze ku isomo ringora rya nyuma, ubikomeye. Kubera ako kaga kose kazazengereza iyi si yacu, abayobozi b'amadini bazemeza isi yose ko ako kaga gatewe n'agatsiko k'abantu bake bakomeza isabato. Cyo cyanyuma kizasoza, bakomeza isabato, muyikomeze niyo izasorezwaho ubwa nyuma. Yesu azaba agiye gutwara intore ze bazijyane mu ijuru. Mube maso, musenge ubudasiba. Wawundi wasomeye muri Luka, usaturi umusozo. Luka igice cya 21 umurongo wa 36. 36. Yes. Aravuga ngo nuko rero mujye muba maso. Nuko rero muje muba maso, musenge imisi yose, musenge imisi yose, ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho, kugira ngo mubashe kurokoka ibyo byose byenda kubaho, no guhagarara imbere y'umwana no kuzahagarara imbere y'urukiko rwo mu ijuru. Babwire inshuti zanjye, ndasubiriramo abaturage ba hano,
mufite ikibazo gikomeye cyane, mufite ikibazo. Nagiye nyura ku tugezi dutemba hirya no hino ahangaha, sibyo? Amazi aratemba akaja mu kiyaga, ndakeka ko agenda akagera mu kiyaga, ariko uretse kuyibesha mukajya kuyavoma, nta kindi mwayakoresheje. Iki kibaya cyanyu nacyo kirumye, nagize ubwoba, nta mboga zirimo, nta mashu arimo, birumye gusa, kandi ari amazi atemba buri munsi. Nta muntu wagize atya batuye muri iki kibaya ngo bayakoreshe azabatunge muri iki gihe cya nyuma. Ubu wababaza imboga hano muri iki kibaya zisangamo kuki? Kuki? Urumva nta kibazo kiri mu mutwe? Naho nanyuze ku mashu, umuntu yarinze kumuguna, ihene no kuyarya zagoka, kandi amazi aratemba buri munsi. Ariko wazana imboga ze kuzigurisha kuri kara gasoko mwazirwanira. Nyamara ya mazi yatembye impande zose, naha gusa nabonye, nahengeje nsanga ntaco yabama riye na gito, nta ruboga, nta bwatsi bw'itungo, nta ki, n'amazi atemba akigendera. Ntabwo mukayireba ngo ngwaragiye ngware. Nta ngoni mfite, mwari mukwiye n'inkoni. Ndikubesha muzehe? Ubu si inkoni mbuze gusa, ariko iyi irahagije mujyane. Kumva amasoko atemba muri ibi bibaya, vrema umuntu akaburamo n'urusogo, ntabonemo ishu, ntabonemo kashufurere, ntabonemo imboge, ntabonemo akantu gateyemo, amazi atemba agenda. Ku nkengero z'uyu mugezi nta bwatsi buhateye, vrema burahari. Hari urubingo amatungo yanyarya ruteye hari, ariko umenya leta yarababujije. Ndabyibutse nibutse ko hari uwabuteye, leta imucamande. Ibyo murahakanye, ntacyo leta yababujije. Mwarahangaye, aya mazi aratemba aragenda, nta rubingo ruhakikije. Nibura ngo ubu abatunzi babe bari kuza kurugura, rurongera rurashibuka, baraguha amafaranga, nanga nawe inka zawe zirarya ufite ifumbire. Hari ikintu cyantangaje ku masambu nanyuzaho amafumbire, abantu barunze ibintu, nibwiye ko ari amafumbire baba bari kurundamo. Izuba ryarabyumishije, ubishizemo ikibiti byakwaka, biracari ifumbire? Iracari ifumbire buri? Mumbwire twumve. Ndikubaza, iracari ifumbire? Ariko mufite ubuhanga ntari namenye. Mu byo nzavuga nibyo byose birimo. Nzababaza ibibazo, muzihanganire kunsubiza. Hari igihe ngiraga amahane. Ubu ndi kubasaba kubika ifaranga ryitwa igiceri cyitwa ngo iki? Hari ubwo nuzigama ntawamenya, nzayikwaka. Ubu ntawamenya nzayikoraho, izaba ari iyande, ni iyawe. Ariko ntugakora iryo kosa mu buzima. Nzabigaruka, iri somo nzarigaruka mu minsi iri imbere. No kuri banki ntukayajyane yo yose. Nuyajyane no kuri banki, uzasigarana inoti yitwa ntawamenya. No kuri telefone ntukayashireho yose, uzasigarane ntawamenya, kuko ari igihe konegisiyo zigenda.
ntawamenya ikagenza ite ikagutabara. Ariko ukomenya ndi kubosha nabi, niki kizaturinda? Kandi nuko rero muje muba maso musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no kuzahagarara imbere y'umwana w'Imana. Nicyo ngicyo kizaturinda. So muri soza irimo igisubizo rero, igisubizo cyacu. Nubwo isi ihangayitse ityo, Imana ifite igisubizo. Muhumure, Imana yateguye umuti. Hari ikinini kaminuza Imana ihereza buri muntu wese wumva aya magambo. Hari ikinini kiri muri Yesaya 26:3. Iki kinini buri wese agomba kukinywaho uri hano. Nubwo udafite Bibiliya, se mwaza mukayigura singiye. 12,000 n'ibihumbi 10 birakunaniye byo kugura Bibiliya. Ariko reka nkubwire, uyu muti, iki kinini buri wese akinyweho, nibwo muragira umutekano. Yesaya umusomyi wanje yakenyeye Yesaya 26:3. Harimo ikinini Imana atangiye ubuntu, ntabwo uratanga ifaranga na rimwe. Ugushikamishije umutima uzamurinda abe amahoro masa ukakwiringiye. Ugushikamishije umutima uzamurinda abe amaki amahoro masa kukagenjate akwiringiye. Icyo kinini buri wese ashikamisha umutima we ku Mana azarindwa abe amahoro masa kubw'ibyiringiro afite mu Mana. Reka nje namwe twubake urutare imbere y'Imana, dushikamisha imitima yacu ku masezerano y'Imana, nibwo tuzabasha kubaho turi amahoro masa kubwa Yesu umukiza wacu. Bangahe bavuga bati Imana tugashukamishaho umutima uhere none kugeza iteka ryose. Ibiganza byanyu hejuru. Umwami Imana abibabashishe mwese mushikamisha imitima yanyu ku Mana yanyu kubwa Yesu umukiza wacu.